ijambo ryacitse Goliyati rivuga ngo abasuzuguranya n'Imana. Dawidi arangije abwira Goliyati amuha amasezerano yo gupfa. Aramubwira ati wanteranye icumu n'agacumu byose wabirekura icyarimwe ugira ngo ndimbwa. Sindiyo. Yewe ubwanjye ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana nyir'ingabo wasuzuguye. Gatatu, uyu munsi ndakwica. Uyu munsi nibwo ndi bukwice ngo nce igihanga, ngubagire ibisiga. Ndashaka ko dutandagura urupfu twitonze, ntakitwirukansa. Ndashaka ko dutondagura urupfu Goliyati agomba gupfa. Aho udafite Goliyati hano n'umunyemere yatondaguye mu ngingo z'ingenzi urupfu agomba gupfa. Cyambere abanje kumenyesha ko ari uyu munsi umva umuhanuzi uhanura uwo munsi nuko Goliyati yapfuye abizi ko ari uyu munsi. Ubundi mujye mufata ibintu byanyu mubikure ejo. Cyopfa n'abarokore rero mwabakubititse igihe kinini iyo umuntu abahanuriye mwumva bizaba biza. Umuntu yakubwira ati rakoze ukajya kubirebera mu yindi agenda y'undi wabiguhanuriye. Kare shyira ibintu uyu munsi kuko hari na marayika ukorana n'uwo munsi yaje igihe Yosuwa byamucanze aravuga ati noherejwe nona kubera ingabo z'Uwiteka umera. N'uyu munsi uri buneshe urugamba. Uyu munsi ufata ibintu bivaneje itabyanyare agiye mwiragagiza igihe mumaze mwarakubititse mukemera Imana iduhagurukije turi abagore bangana gutya, iduhagurukije turi abagore bihaye Imana, abagore batabyukuko, abagore bakijijwe Imana ifite ndetse. Debora ko yapfuye nk'abasigaye usimbuye Debora ko ari igihe mwataka usimbuye Debora na Yaye. Nta mikino ufite ku bintu byitwa sisera, nta mikino ufite ku bintu bihagurukira abantu b'Imana, ibintu birimo birwanya abera n'Imana. Hari igihe ufite pasiwadi yacu ari ibisubizo by'abantu benshi, hari igihe ufite pasiwadi y'ibisubizo by'abantu aho bibitse. Iziteka zikaza kumunga imigongo ntawe uzihamagaye. Turi mu mavuta yo guhangamura abantu barimo babeshyera iby'Imana babitambika. Twebwe turi mu mavuta yo guhangamura no guhangana no kurema no gushyiraho no kubika no kubura. Turi mu mavuta yo kurema, turi mu mavuta yo guhuza abantu n'ibisabo, turi mu mavuta yo kuka. Dadire bosaya haleluya cyane. Akana k'agahungu kamaze igihe mu ntamasha kakatura ijambo. Mujye mwatura ijambo. Iyo Satani yakurangije akubikamo amagambo ya kera, akubikamo amagambo y'ubwoko. Satani yajya kukwica atangira kukwereka kuri inzige mu maso y'abanaki. Satani yajya kukurangiza atangira kukwereka ko abana bawe baziga mu bigo bya feki. Iyo Satani ajya kukurangiza akwereka ko niyo n'uwaguha akazi kabonetse kose. Iyo Satani ajya kukwica akwereka igisekuru cy'iwanyu ko kigarukiraho. Ubundi Satani ajya kukwica akwereka abapfuye, akwereka so wapfuye akennye, akakwereka mukuru wapfuye yarize ariko adakennye, akwereka ibyo, akwereka ibibura, akaguhisha ibihari. Rero mu magambo make y'Ikinyarwanda jya wereka Satani ko uyu munsi ndakwica. Kabiri, guca igihanga. Nyumvira ukuntu yatondaguye ingengo. Uyu munsi ndakwica, nguca igihanga, ngubagire ibisiga. Ariko aka kana nakiyemeza. None abantu Imana ikeneye n'abafite rero aya magambo. Aya magambo niyo yabuze muri mwebwe. Ndebera ukuntu kangana ariko niyigeze ariko ndafata
wafashijwe. Haleluya. Ntabwo yigeze ashyiramo bene wabo. Hari ibintu tutagomba gushyiramo abantu. Hari inkuru zizandikwa zititirirwa abandi. Urumva neza? Hari ibintu mugomba gukora ntibizitirirwa abandi. Hari abantu bari gukora bikitirirwa abandi. Umuntu akaba arimo akoresha izina ryawe ari ryo rimukijije bikitirirwa we. Iki kintu mwambabariye mukamuko. Mwikwemera ko abantu barira ku mazina yanyu bikabitirirwa. Dawidi yagombaga kuvuga ati turakwica. Ni ukuvuga ngo mu gukora kwe ntiyigeze yishingikiriza ku mbaraga z'abari inyuma, ntiyigeze yishingikiriza ku mbaraga z'abandi. Ni imbaraga ze ndakwica. Ntabwo nigeze ashyiramo, ntugire uwushyiramo, ntushyiremo mwasenganye muri gurupe kuko ntabwo uzi icyamugenzaga ni munangana. Ntugafate ibintu byawe ngo ubishyiramo ubumwe bw'abantu mwiganye cyangwa bwawe uvuka. Ureka kubirwa ibi bintu ndakwica yewe ndakwica ndebera gahubuka ngana kuriya sha kandi ibyo bavugaga nibyo. Kaje kanuka kumutamba, kaje kanuka ibintu by'ishyamba, kaje kanuka ukarebye taye ntabwo rukabishobora. Ariko muri we harimo ubundi ibintu biri muri wowe ubikoresheje nta nubwo wagumya ko gusaba igihumbi. Ibintu biri muri wowe kuko bibirama ngo uri muri twe aruta uri mu bisi. Ndabwe wisobanukirwe ukamara nk'iminota 10 Imana ikaguteza iminota yo kwisobanukirwa. Wowe wahita ujya no ku kibuga cy'indege ukurira indege ugize gutyo ukisobanukirwa imbaraga zikuri. Abagabo babiri barisobanukiwe baravuga bati twebwe dusanze ari abanaki koko ni banini ni barebare, ariko twebwe ntabwo dushingira ku mbaraga z'aba bantu. Twibutse icyo Uwiteka tuvuzeho turi Kadeshi Baroneti. Haleluya. Twebwe duhagaze hano twarangije kubahindura imitsima. Twabasonze babaye ubugari. Mbere y'uko tugera twabahinduye ubugari. Twabasonze tuzabarya y'abarya umutima. No kuvuga ngo bari basize babahinduye ubugari. Imbaraga zikuri mu Uwiteka zikweretse gake. Rimwe Elisa yabwiye ikigabo cyari gihaza ubushara. Arakibwira ati we gihazi please winyereka ngo turapfuye mu mudugudu wagoswa. Yewe muri jewe ndi kubona ingabo zigose umudugudu zigose igihugu, ndi kubona ingabo zigose igihugu. Ahubwo arangije amukora hatumva mana homoro no mukaritasa amaso arebe mutiza iminota 2 gusa arebe ingabo zikurwanirira arahita atangira akagura imishinga y'ubukwe. Ubanye ingabo zikurwanirira wowe utirijwe gakeya umunota wo kwisobanukirwa wahita ujya gukwa miliyoni nk'eshatu umugore. Haleluya. Arangije Dawidi ngo azunguza umumetso ngo afata ibuye ararirekura ngo arikocora mu mutwe wa Goliyati. Umva akantu kanejeje ntayewe uyu munsi ndibona kamenye neza ngo riri gitaka. Aha ndahatinde. Ibuye rifite ubusobanuro. Tugiye mu mwuka twasanga ibuye ari Kristo. Haleluya. Bibiri ivuze ngo riri gitaka. Habaga kubaho ubushobozi bwo kumwica risohotse rikagenda rigatakara. Ariko Dawidi yakoreye muri system yo kuririgitishamo kuko afite target yo kumuca igihanga akagarura ibuye akagarura. Abanyabwenge bangurikiye cyangwa haleluya. Yewe ubundi nkunda kwigisha abantu banyumva. Iyo ngiye utanyumva ndakureka nkatera kamera ndazifite nkigisha isi. Rero nkunda kwigisha umuntu nyumva. Mufite amahirwe yo kumbona live. Nje nkubwira ibanga ryo kuririgitishamo. Ubundi wasanga warakubise rikagenda rikaburira muri karitsiye. Rigahita riburira mu barozi. Rigahita riburira mu bafite izindi mbaraga. Ngo rimaze kurigitamo umufilisitiya yapfuye. Urupfu rw'umufilisitiya bamaze kubona ko intumbi igaramye. Ngo ingabo ze zahise ziruka.
ubu rero dufashe ukuri abarozi turamurangije dufashe umuntu ukuriye abakurwanya dufashe umuntu ukuriye itimi kugendaho kuko kumufata biratuma ubundi ufasha ukuriye abahaduye akimara gufatwa izindi ngabo zirirukanka zigatata kuko gufata uyu muntu ngo bashyize imbere ngo ushoboye uyu muntu ayaya gufata uyu goriyati agapfa gufata uyu murozi ukugenda agapfa gufata ibi bitero gufata uyu muntu biratuma abantu bamuri inyuma bahunga ni ukuvuga ngo baraca mu nzira zirindwi bataratera bagende ngo amaze gupfa urugamba nuko ntarima nirwo rugamba rwandyoheye je uhita urwumva rega wewe ndi ucanyera bene ntamwe najyamba rimwe nigisha ibintu byerekeranye n'urugamba amina cyane barabyumva abandi bamba nshaka kwigisha ijambo ryerekeranye n'urugamba noneho twebwe ibifaru twahita turishyira mu mwuka mu mwuka bagatangira kuvuga ko niyemera ariko ubundi ndaniyemera sinzi impamvu ngaha mbikoresha byose sasa rero ahabye mpita mbizana mu mwuka iyo komba nk'iyi bayeho y'umunyamwuka akica umuntu ukuriye abakurwanya abakurwanya bose baratatana tugiye guhera kuri umuyobozi w'abakurwanya niba tugiye guhera hanyuma nitumara kumuheza umwuka itime muri inyuma nayo ntiyoroshe kuko iyi time imuri inyuma iyo ikubuze ica mu bana ku ishuri ica mu ngo mukajya mutambuka ibintu umugongo igaturagurika ica hirya ikagera aho ukorera ikanyanyagiza ibintu ikabura abakiriya rero ubu twari Imana yaduhaye dukubitse umuntu bakurikiye wari yatageze mu mwuka abafilisitiya bahise birukanka ndabakinagije mu izina rya Yesu ndabakinagije mu izina rya Yesu ufatiwe karigitamo aririgitishamo niririgitemo umutwe w'umuntu kurwanya iri sengesho dusengera aha niririgitemo sibyo ayo wasengeye mu butayu ntahari nyahinduye ibuye ririgitamo ayo wasengeye mu buvumo ntahari ayo nawe nyahinduye wari yasengeye umugabo ayo nawe nyahinduye ibuye ririgitemo mu mutwe wawe ati wa mugabo wasenga y'ubuvumo usenga y'ubutayu usenga yo mu mazi usenga yo kugenda wiyirije ubusa amasengesho ufite muri stoke ayo yose ndayafashe nagenda rigitemo repetition warapase nzirigitishije mu mutwe wa Goliath sibyo iri teraniro ry'uyu munsi turihinduye ibuye ririgitamo ako kantu arangije Goliath amaze gupfa Dawidi aravuga ati abafilisitiya mwese muragurutse murirutse ibuye ryanjye ngiryo ndariruzi mu mutwe wa Goliath inkota
arayambaye apfuye yambaye inkota n'ijambo yari yaravanye muri twe n'ijambo yari yaratwamuye yari agaciro kacu bari barakajyanye ijambo bari bararijyanye bene wacu baheze mu myobo harimo abanyamatiku nimbabwira ko namwishe nta kimenyetso ntibabyemera hari abagore barimo bavuga ishapure bati ngwino roho mutagatifu usanganye imitima yo kwemera bagukunda kubabwira ko Goliyati yapfuye nta kimenyetso ntibivamo aba bari muri ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu kuzababarira inkuru nta kimenyetso ntawe uzabyemera hanyuma aba bantu twiciye umuntu nabo ntibemerewe gutwara ibuye ryacu ngo bajye kurishyingura ngiye gukora nk'igifaru gikuriye ibifaru kuko hari abana b'abahungu barimo bavuga bati ba data baguye ku rugamba rwa Goliyati natwe turinde mama Dawidi ati kugenda nkababwira ko yapfuye nta kimenyetso ntibabyemera uko abivuga akavuga agenda yambuka umupaka ntawagombaga kumubaza ibyangombwa kuko yari amaze kugira gute kubirukanganisha urumva ntabwo yagombaga gufata pasiporo ngo ageze ku mupaka bari bamaze kwirukanka yambuka igihugu ajya mu kindi uyu niwe mwana wambutse igihugu ajya mu kindi nta umwezi koteza haleluya ushobora kwemera ko uyu mwana yatsinze urugamba rw'abafilisitiya nta muntu umuri inyuma urimo umuha kuraje ushobora kwemera ko nubwo abagusengera bananiwe bibereye mu myobo ushobora kwemera ko ugiye gusenga wenyine wisengeye kandi nyine kubabwira ibintu biriho hanyuma mana ubu rero reka ngende gake kuko nirekuye gake natera kiribiti wari wabona umwana w'umuhungu wanesheje urugamba nta muntu umuhagaze iruhande umutwaje n'imvumba umubwira ngo kuraje bose bamuciye intege wari wabona umuntu wagiye ku rugamba bizi neza ko abasize inyuma bose umutima wabo urimo uterera mu kwaha nk'umuserebanya abana b'abahungu batatu bapfuye Dawidi arangije ngo arambuka nta munyagihugu n'umwe wagombaga kubona Dawidi yishe Goliyati ngo asigare mu nzira nta muntu n'umwe ufite ipeti wagombaga gusigara mu nzira ngo aratangira Dawidi urabona uyu mwana w'umuhungu confidence yari afite cya Dawidi umuntu hagiye iki ko mu ijoro nta cyokezo gihari ngo nitugera umuntu azamwokereza imbavu z'ihembe ry'ikuze uyu mwana w'umuhungu uko yageze gufashwa iki gihugu kigeze gufashwa kibwira Uwiteka kiti ngiye kuguha akanyama cyakundaga akanyama nanjye Uwiteka aramubwira ati inyamaswa z'ibirarashyamba zose n'izanjye rimwe kigeze gukora ibyaha Uwiteka agiye kukica Dawidi aterega ntacyo gupfa ndabyemera icyo nzi cyo n'intumbi yanjye izaguhimbaza nkurikije ibyo wakoze icyaba cy'igihugu kindebere kiri gutambuka haba wabaho kivuye ahabaho kigiye Uwiteka gihaye rugari Uwiteka naguhe rugari ku buryo utavogerwa uri kunyumva nabyumvisore kunyumva Uwiteka naguhe rugari ku buryo aho uvuka naho washatse utavogerwa naguhe rugari aho uvuye naho ugiye sibyo ahantu uvuye naho ugiye utavogerwa aguhe rugari ku buryo hakurya no hakuno imisozi yose ibi yawe aguhe rugari ku buryo bavuga bati aha hasa n'ahawe uti n'ahanje nuko byamamina aragenda muca igihanga akuye inkota ku itako rye agiteramo akizamukana mu Isiraheli agasuzuguro karacitse agasuzuguro karacitse abavuze ko n'imbwa murebe abavuze ko nta cyiza cyaturuka mu barokore abavuze ko nzapfa nashatse abavuze ko nzapfa ntabyaye abavuze ko nzabimbwa agasuzuguro karacitse abavuze ko nta cyiza cyaturuka mu barokore agasuzuguro karacitse abavuze ko iwacu tutabyara agasuzuguro karacitse abavuze ko iwacu tubyize
njya muri iyereka ariko nkica Goliyati nta kibazo sha nta kibazo. Arangije abagore bakirabutswe bararirimba indirimbo, barayiririmba babyina umudiho batararepese. Sawuli abonye umugabo bamuririmbye ati gahunda ukuntu imeze ndakwica. Yibagiwe amagambo yari yavuze. Uzamukuraho igisuzuguriro. Umuntu wishe Goliyati. Reba umuntu ukwicaye Goliyati byonyine wamuhutira uteranye inama. Dufite abayuda tubana nabo, dufite abagore tubana nabo babi, dufite abagabo tubana nabo babi, dufite abantu babi. Reba umufilisitiya aramurangije, ihumure riragarutse mu gihugu. Uyu mwana w'umuhungu bari bakwiye guteranya sitade yo kumukurundaho amagifiti, yarakwiye amakontake ya 0 kilometre, yarakwiye kubakirwa ama etaje. Hirya y'ibyo babetinze bari bakwiye kongeraho ibindi, ariko arangije ati ndakwica. Use turabayoboye abo twahaye amata batwimye amatwi. Ubuse Imana ugira ngo yo niba afite bene nk'abo yagiriye neza bakaba bayituye bya bindi tuziranyaho. Ubuse inshuro ikurindiye muri covid, inshuro ikurindiye mu muhanda, ikurinzi wanyu nta cyiza kihaba, ukuza utaza ababyeyi uburyo aho ikugejeje hari ngubu wowe mubibanyemo neza. Ahaha, reka mbabwize ukuri. Iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese ahari ahaguruka avuga ati Mana nje imbere yawe. Nibyo nakoze nubwo bitagaragaye, ariko ni wowe nakoreye. Nubwo Sawuli atahigura imihigo ahize kuri iki, nubwo umugabo wampoye antesheje umutwe, nubwo urwano mubyariyemo 2 gatatu ariko amarira yuzuye mu maso, ariko atura ko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Haleluya! Utabashika kunyeganya ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Amina. Atura Dawidi yaratuye aravuga tumva please uri kumpiga ngo nyice, ariko mba nararabye iyo ntizera. Iyo ncikwa nkizerera mu mbaraga zawe nari kugwa hariya. Iyo ncikwa nkizerera mu mbaraga z'ingabo zawe nari kugwa hariya. Mba nararabye iyo ntizera bazarebera kugira neza k'Uwiteka mwisi y'ababaho. Mba nararabye. Haleluya! Onemos aravuga ati jewe reka nkubwire ibyo nari narabitse. Burya sibo hari ibyo nari narabitse ugira ngo sinzarivuga ariko sinzapfa nzarama. Kugira ngo nekereze abana b'Uwiteka yagiye akora iryo yarivuze arimo akurakaranya mu nzu, ahita yigirira kwa Samweli. Ugate ndababonye nayo tira narabonye wanabonye se mbonye barababonye. Turaje twigirira mama ino misi baramusangayo bayazanisha biri bwabwiye bakira gisekeye mukagiterekera amaso. Bibiliya ivuga ngo muze mu nzu y'Uwiteka we mushima. Ibishatse se kuvuga iki? Zaburi 100 buri ibishatse kuvuga iki? Mwinjire mu nzu y'Uwiteka mushima. Kugira ngo nukuzashaye kubyina mushima. Mwinjire mu nzu y'Uwiteka mushima. Noneho mu bikari bye muba ariho muhimbaza. Nubundi wirwa babinginga mu maturo ngo ibya 10 n'iki. Turaje twikoze iramba murahindukirayo. Arangije agera inama aravuga ati nonje kwivura stress z'umufuzo. Arangije arahicara, amaze kuhicara ngo mohereze ingabo zimurwanya. Akabagiye gahinduka gahanuza. Kiwiri udafite intwaro yikokinze yarangije gukokinga yahagera ati winda abantu Uwiteka avuganye nawe Dawidi. Uwiteka nzaguha igihugu. Sawuli wari udutumye iramuhiritse izakwimika. Sawuli atuma abandi bakukugeraho birangirije. Sawuli atuma abandi abatumye nabo bagenda bo bajyanye ngo ibitwaro bya danje ngo bakigenda bagikandagira bati we ifashwa na bya bintu. Iravuze ngo uhindutse umuyobozi. Iravuze umuntu batumye kwica, umuntu batumye ngo apfe, bamugezeho batangiye kumubwira ko ubatumye amusimbuye umuyobozi. Ngo Sawuli oya turajyayo papa. Noneho
Narangije ngira ngo abantu yatumye ni ibigwari ntabwo bari ibigwari irama harambusha haleluya irama hari hakuzwa mbusha hari hakuzwa ijuru ryari ryarahateza mbusha umuntu uje kukuroga fatirwemo ukugwanya fatwe atiyagara fatwe ahita yigira ntasane we mbazira aho ngaho muratuma ntizitume murango zigaherayo abantu natumye ne kabira nakunaga ajya murambo urarangije uburyo byamufashe uburyo byamufashe uburyo mbusha yataka murambusha bitandukanye n'iby'abahungu we yabagikandagirira irama atangira kwiyambura imyanya byose ashinze umugezi witwa isekusha acambutse gake atangira guhanura ariko ahanura kuramo imyenda iriya myenda yasobanuraga iki iriya myenda byasobanuraga iki yaragiye gutanga remezi atakira imyenda akira ubuyobozi akira iby'Imana yavuze akira iby'Imana yavuze akira ubuyobozi akira ubuyobozi byavuye akira iby'Imana yari yaramaye iby'Imana yari yaramaye byakire nitwaye nabi iby'Imana yari yaramaye byakire muhaguruke nasoje kabisa maze narengeje iminota 20 kuyo bambaye nibagiwe ko nizomera iteka ariko nakunde nanjye ndi mwana ntabwo ari jye n'Imana Imana irirama rwose tujye turera iterane Imana irirama azajya afatirwa nazo umuntu uzajya ugera mu marembo yawe ntakaharenge ntabwo twirirwa tujya gucisha umugabo ntakarenga umwuka we arahagije ko bahakandagira bagafatirwa ni ukuvuga kandi hano irama tugiye kuhakandagiza abantu bafite ikofi